mishari hasi na mishahasi ariko mbana reka tuje gusaba abaririmbyi batuye hafi tuje kuririmba indirimbo ya kugira ngo ni 271 indirimbo ivuga ngo hari ibisiza cyane twasezeranijwe n'Imana tutegereje twizeye kuko data ayidufatiye twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data ayidufitiye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijwe ituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi data tuzamuzingiriza k'umuntu yatugiriye n'urukundo rwe n'Imana twungukira aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe tituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Reka tuje kuzamuka mu isengesho turarika Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya muto tugiye kuba hano. Tuje kumva Pastor Kazungu hariya Revera aje kutuzamura isengesho. Urarike Imana uyirarika muri uyu mwanya muto tugiye kuba hano hantu kugira ngo imihango yose igiye gukorwa ibe iyobowe n'Imana. Karibu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ni harya twasomye ni igice cya 3 umurongo wa 20-21. Aravuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ariwe mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe
kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Yesu ahimbazwe. Turabakiriye muri uyu mwanya muto tugiye kumara hano hantu, ko ndumva ndatinda ndavuga iminota migufi cyane kuko ijambo ry'Imana dukomeje kuryumva n'ubutwara ko turyumva. Reka mbanze mbakire muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu minota mike cyane dukora umuhango. Icyo tugiye gukora gusa ni umuhango, naho ijambo ry'Imana twaryumvise nahandi arivuga mu minota mike cyane kubera izuba n'umwanya nyine bikurikiranye n'iyindi mihango ikiri imbere. Ndabakiriye mwese tukomeza no kubashimira kubwo kubana natwe muri uyu mwanya, kuko twabivuze tudasubiramo. Mwabanye natwe kuva kuwa gatanu kugeza kuri uyu munsi, mukomeje kutubera umugisha. Bwoko bw'Imana buri wese mu mwanya we turabakiriye kandi tunabashimira, tuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turanabakiriye no mu ijambo ry'Imana mu minota mike cyane tugiye gukoresha. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo guhumurizwa n'ibyo twiringira cyangwa se ibyo twizera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Guhumurizwa n'ibyo twizera. Naratekereje mu buzima bwo kubaho, iyo umuntu atandukanye n'uwundi, nkuko duhe tubibona muri uno mwanya tugiye kumanura uno murambo tuwushira mu mva, nta kindi icyo ari cyo cyose mu magambo y'abanyabwenge bazi kuvuga ndetse abize bafite amashuri ahanitse, nta n'umwe wavuga ijambo iryo ari ryo ryose ryahumuriza uwabuze uwiwe. Kuba mu bintu bikomeye ugasezeranya ibintu bikomeye ndetse by'ubutunzi ufite gutanga, nta kintu na kimwe cyaza ngo gisubire mu mwanya w'uwo wabuze. Ariko tugira ijambo rikomeye kurusha ayandi yose, ni ijambo ry'Imana riza riduhumuriza. Bwana Yesu asifiwe. Ngiryo izaniye mu mutima w'uwabuze uwiwe akumva kandi asubiyemo imbaraga. Mu cyimbo cyo kurira agaseka, mu cyimbo cy'agahinda akanezerwa, ni ijambo ry'Imana. Kandi iryo jambo ry'Imana ni ukuri kw'Imana. Ijambo ry'Imana ni impumeko y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Umuririmbyi arabivuze, turavuze ngo tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo guhumurizwa n'ibyo twizera. Kandi ibyo twizera nta bindi ni impumeko y'Imana, iryo jambo ry'Imana. Umuririmbyi aratubwiye ngo hariho indi si nziza cyane twategurijwe n'Imana, ngo kandi tuyitegereje twizeye kuko data yidufitiye. Amakuru dufite n'ay'impamo. Burya abayobozi b'isi bakomeye baza basezeranya barangiza ntibashitse, bakavuga byinshi kandi bafite imbaraga zo kugira icyo bakora, ariko kuko ari abantu bagasezeranya ariko ntibabishitse. Ariko isezerano dufite ryo kuzaba muri iyo si nziza cyane, isi nziza cyane iruta isi zose duhaye duharanira kujamo. Izo si tujamo zigezweho ziragenda, ariko nanone nazo amaherezo ni uguharanira kuzaja mu bugingo buhoraho. Ariko isi nziza cyane dutegereje ariyo si nziza twategurijwe n'Imana, tuyitegereje twizera kuko Imana yabivuze, n'Imana itazibesha. Bwana Yesu asifiwe. Ngicyo igihumuriza imitima, ngicyo igihumuriza umwana igihe yabuze umubyeyi, ngicyo igihumuriza umwana wabuze uwakunda cyangwa ababyeyi babuze inshuti n'abavandimwe. Nta kindi kiza kibahumuriza, ni ukumenya kuko dufite ubuturo twasezeranijwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Binibutsa ijambo Yesu Kristo asezera abigishwa mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14, igice 14 n'umurongo wa mbere. Abwira abigishwa uhereye ku gice cya 7 mu butumwa bwiza bwa Yohana ugahera kuri 33. Yesu aje kuvuga kugenda kwe, yakomeje kubivuga mu migani. Arababwira ngo mbanye namwe igihe gito, ariko bidatinze ntimuzasubira kumbona. None ngo abibabwira, arababwira ngo jewe ndagiye, kandi iyo ngiye kwa data wantumye. Bwana Yesu asifiwe. Ndetse no gice 8 na 21 naho yakomeje kubivuga, ariko ngo babyumve bagira umutima uhagaze. Muri uwo mutima uhagaze ngo arabitegereza arababona, ngo aje kubabwira, ababwira kuri iki gice ndavuze menshi cyane. Arababwira ngo tumuhagarike imitima yanyu, nubwo mbaye mbasezera kuko ngiye kwakurwamo. Batekerezaga byinshi, babanye mu ntambara zitandukanye, mu bibazo bitandukanye, bagira umutima uhagaze kuko agiye kubakurwamo. Ngo arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Bwana Yesu asifiwe. Ngiki ngo risa kumuriza imitima,
nuko dufite ijambo ryasezeranijwe ritari ry'umwana w'umuntu ritazahinduka uko Yesu Kristo yabivuze n'ukuri ni kw'impamo dutegereje isi nziza twategurijwe n'Imana. Arababwira ngo tumuhagarike imitima yanyu ngo mwizere Imana naje ubwanje munizere ngo mu rugo rwa data ngo harimo amazu menshi mwiyatahama mbababwiye ngo kuko ngiye kubategurira hano mbamaruke hepfo. Aravuga ngo ubwo ngiye kubategurira hano avuga ijambo rikomeye ngo zangaruka mbatwa kandi ngo aho nzabi wanje namwe muzabeyo. Sifa kwa Mungu. Iryo ni isezerano ridahinduka bene data. Mu gihe tubuza abacu iyo dutekereza icyo Kristo Yesu yavuze kiraduhumuriza kikatumenyesha kuko nubwo uyu mubiri tuwumanuriye mwumva umanutse hano n'umubiri wo siko Paulo yabivuze. Yarabivuze mu gice cya 15 Paulo muri Korinto ba mbere n'umurongo wa 53 yaravuze ngo kuko uyu mubiri wora ukwiye kuzambikwa kutabora ngo n'umubiri upfa ukazambikwa kudapfa kandi ngo umubiri wora numara kutambikwa kutabora upfa ukambikwa kudapfa. Aravuga ngo nibwo hazasohora rya jambo rivuga ngo haleluya haleluya. Aravuga ngo urupfu rumizwe no kunesha kandi ngo tuzorucunaguza tuvuge ngo warupfuwe uruwari rwawe rurihe warupfuwe kunesha kwawe kurihe kuko tuzoba twashitse mu gihugu twasezeranijwe aho tuzosohoka gutandukana. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 13:4 yaravuze ngo kuko hano ngo tudufite ubuturo bw'iteka tudufite umudugudu w'iteka uhoraho ngo ariko icyo dutegereje umudugudu uzaza. Manake umudugudu twasezeranyijwe kuko tuzabamo abera b'Imana tuzabamo tudasubira gutandukana. Torero rya Kristo binibutsa hariya mu Baheburayo Abrahamu ngo ashitse mu gihugu cy'isezerano yari yarasezeranyijwe ariko wagishikemo ngo yemera kuba mu mahema. Bana yasasubiwe yemera kuba mu mahema ngo yanga kuba mu bitamenwa. Aravuga ngo nubwo mbibamo ariko sigwa buturo icyo tegereza umudugudu ukwizera ngo arawurangiza umudugudu mw'Imana yubase. Bana yasasubiwe umudugudu Imana yubase ngo kandi kanawurema. Ngico ikiza gihumuriza imitima kwatandukana na irakiza tukamenya kuko dutegereje umudugudu uzahora witeka ryose. Torero rya Kristo nimuhumure iwacu ni mwijuru no dutegereje umuzika kiza ko azava uzaza guhindura imibiri yacu yo gupfa yo kurwara y'agahinda y'amarira n'amaganya bakayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe ngo kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Kristo Yesu yaranesheje uru rupfu nubwo tumaniye umubiri. Umurinzi yaravuze ngo uyu mubiri waruhanyaga niwo turambitse mu butaka. Aravuga ngo ariko ubugingo bwonyine Bwana yasasubiwe ariko ngo ubugingo bwonyine bwo bwazamutse buja mu ijuru mu mudugudu twasezeranye. Torero rya Kristo bene data abana nimuhumure irakiza yashize anapumuzika. Icyo dutegereje ni impanda y'Imana. Yaravuze Pawulo yandikira Abitesalonike ba mbere aravuga ngo ubwo Imana izavuga ngo abasinzire muri Kristo Yesu bose bazazuka ngo natwe abariho duhinduke ikizakurikira ngo tujye gusanganira umwami wacu mu kirere. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mumaranisha umubabaro kubwirana n'amagambo. Nta kindi kiduhumuriza ni ukumenya kuko gusa mwese atari iwacu dutegereje kuva muri nosi tuzambuguha imibiri yakambabwire inzira ija mu ijuru tizoca mu ndege indege zigezweho tizaca mu mamodoka tizaca hehe ngo azanyuzana mu rupfu niko umurinzi yavuze ngo nimara ngiriye kutongo nambuke hakurya ngo kandi nishika hakurya ngo zasanga y'abankunda. Irakiza iyi ni inzira Yesu Kristo yahinduye irembo bivuga ngo nubwo dusa mu rupfu ariko ubugingo bwonyine bwagiye kuba butanze. Haraho yabunditse hariya umwanditsi mwitangiriro Imana ivuga yonyine mu gice cya 3:19 yabwiye Adamu ngo uri umukungugu uzasubira mu mukungugu. Uyu ni umukungugu usubiye mu mukungugu ariko ubugingo bwonyine bwashitse kuba data wabutanze aho tuzobiteka byose tuzasubira gupfa. Ijambo ry'Imana rituganze kandi dukomeze kugahayo. Amen. Reka tujye gusenga Imana turongera dusenge uyaye no gusenga kandi mu minota migufi cyane kugira ngo sinje gahunda gasije kumfiraho ariko izaje ndabirangije. Basigaye reka tujye gusenga Imana. Turagize Imana ko ndabura abapasiteri bamwe sinzi iyo baroye gukoresha abandi nabo bakwiye twese gusaranganya twafatikanya. Reka tujye gusenga Imana. Bishop ndaje kudusengera Imana akomeze yereka Imana imitima ya bene data basizwe
Imana ikomeze ibahe kwizera ibyo twiringira kuko ari by'ukuri ko tuzabasanga. Mana y'agakiza kacu, Imana izivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Aha duhagaze ni ahantu hagora imibiri yacu kubibona no kubyumva. Tugeze ahantu hazaca intege imibiri yacu ndetse imitima yacu ikagira ubwoba bwinshi. Nta wundi muntu wagira icyo amara aha ngaha uretse wewe Mwana. Turakwinginga kugira ngo aha tugeze Mana muri aka gacikane ukomeze uba Imana yacu. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe rimaze kuvugwa rigira imbaraga mu bugingo bwacu, cyane cyane ritwereka kuko aho duhe tuje ari hazima, ariho heza kuruta aho tuvuye. Komeza imitima y'ubwoko bwawe, komeza imitima y'abana, komeza imitima y'abasizwe bose, ukomeza imitima yacu Mwana, kugira ngo turusheho kubona ko ejo tuzamubona ari muzima. Ibikomeje gukorwa byose biri mu maboko yawe, ukomeze bituyoboremo natwe. Amashimwe dukomeje kuyagushima kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Reka dusabe baje kutumanurira umurambo. Abasore bashoboye nibaze niba mukugura indabo. Niba bari kubatera akaririmbo mu gihe bamanura umurambo. Impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru ryiza, ukazazana amazina yabe bose mu gitabo uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we, baje mu gituro cy'umucunguzi, azavurira mu ijuru n'abazababarizwa, zababarina ndetse imbere ya kamera. ukazaza amazina yawe bose mu gitabo Yesu data bujaza bazi imirimo yo mu isaza amazina yawe bose mu gitabo uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we, babe mu gituro bazahurira mu ijuru n'abazababarizwa, amazina yawe bose mu gitabo Yesu data amazina yawe bose mu gitabo
amazina yawe bose mu gitabo bapfiriye muri we babe mu bituro by'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazababarira nzabambara nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yawe yose mu gitabo Abikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 42 Bibiri impumeko y'Imana ikatubwira ngo no kuzuka kwa bapfuye niko kuri umubiri uwibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Amen. Reka tuje kurarika abakozi b'Imana baze babahindabo baze bashiremo ahasigaye gukurikira n'umuryango gukomeza tuje gutanga ubundi mwanya. Karibu mutere indirimbo mukomeze turirimba. Uwo munsi yazazurwa bapfiriye muri we babe mu bituro by'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazababarira nzabambara nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo izina ryawe kitaba Yesu data mujanza mukorera ndacogora iz'ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mu isi kampani irangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we babe mu bituro by'umucunguzi bazahurira mu ijuru amazina yawe bose mu bitabo Yesu data mujanza mukorera ndashobora iz'ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mu isaja mfani irangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugasoza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo niko ndumva izina ryawe kitaba Yesu data mujanza mukorera iz'ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo
moyo mwiza kampanerangiza azafamagara yeseze mw'ijuru ugazaza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo zeko zumvise izina ryaje kwitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye bave mu bituro by'umucuruzi bazahurira mu ijuru n'abazobariyo z'amazina yose zaburayo ugazaza hamagara amazina yawe bose tabo mu gitabo izina ryaje kwitaba. Reka tuje gusenga, tuja gutanga umwanya mu muryango. Turabashimira abaririmbye, abasenze, abateye intambwe zabo bose bakabona ko ari ngombwa ko tubana hano hantu. Turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka tuje gusenga Imana dushimira ku imirimo yose yakozwe. Tuje kumva Reverend Zaroti aje kutuzamurira isengesho, ashima Imana, asigaye ayiragiza undi mwanya tugiye kujamo kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Karibu gusenga. Datanyiri humure kumuriza imitima yose komeza ihumurike ijambo ryawe ribe rizima rikwiriye mu mitima y'abantu amaso yabo ahweze abone ibitangaza byawe ubwiza bwawe hamwe n'ubugaragara bwawe nabujije kugira umwanya bashyikiye bose kukumva ibirinde bikomoka kuba mu mitima Reka twakire uja kutuyobora ku mihango y'umuryango. Umwanya ni wawe. Arakoze cyane umushumba avuye kudukorera umuhango. Dukurikijeho n'umwanya nanone wo gusezera dukoresha mu buryo bw'indabo. Nagiraga ngo mbasabe iki kintu ahantu ni hatoye. Nagiraga ko abantu baba kabagura kugira ngo abaza kurambikaho n'indabo tubone n'ukuntu tubafotora. Rero abantu mu byubahiro byanyu rwose mutanga umwanya kugira ngo abantu babone aho bahagarara dutanga indabo. Twari tugize ngo abafite indabo muzigize hafi, abazifata baje hariya ku murongo kugira ngo dutanga abantu ba iwara w'iguma. Abarambika indabo barasubira muri rwa ruhande, hanyuma kamera nazo zisubire hano kugira ngo ifoto ize kuba nziza. Mumpeza akanya yemwe, dufite kamera nyinshi ariko hakenewe nkeya. Murakoze cyane. Hanyuma protokoli dupangira abantu aho ngaho, ndasaba kuko haza kuba umuntu umwe, nimutegura muri benshi biraza kutugora. Murakoze cyane. Twari tuvuze ngo dushimiye itorero kubw'umuhango mwiza muvuye gukora. Reka dutange dusezere umuryango famiye ya Burunga nibatambuke hari imbere, abakomoka muri Burunga bose nibatambuke hari imbere, hanyuma mubahe ururabo barurambikeho. Muraruheza Mutebutsi, hanyuma n'abandi barakoraho, na mukecuru arufateho n'abana be. Hanyuma fotogarafu zundeba umbwire kuko byakunze kugira ngo dukurikize irindi tsinda. Murakoze, ni murumanure buhoro buhoro, hanyuma musezere.
reka duhamagare famiye Mavubi abarepresenta bigire hafi kuko ni benshi, hanyuma turaza gukenera ifoto abantu ntibatahe. Aba baje muri aya matsinda rwose batwihanganira, hari ifoto iza gukenerwa hano nyuma, turaza kuyifotora. Famiye Mavubi rero mwigire hino, nabo barimo muri famiye Mavubi, nimubashikiriza ururabo. N'abarepresenta ntabwo ari abantu bose ntibyakunda. Reka dusabe ni murumanure buhoro buhoro, murakoze cyane. Reka dusabe nanone Shanga Roza Ngakazi batambuke hariya. Niko bavuze ni Shanga Roza Ngakazi, yego natambuke hariya mu muhururabo. Murakoze cyane, reka dukurikizeho abuzukuru ba muzehe bose batambuke. Abuzukuru mubafashe mufate umusaraba. Abuzukuru rwose murakoze, ni murumanure buhoro buhoro. Murakoze, mutanga umwanya, bazabarangiza gutanga indabo bazasa n'abatanze umwanya kugira ngo abandi babone uko binjiramo. Reka dusabe abarepresenta b'abanyabyinshi baba batuye hano n'abatuye ahandi, haze bakeya abarepresenta abandi famiye byinshi mutambuke. Murakoze cyane, reka duhamagara abakwe ba muzehe nimutambuke mubaha umwanya kugira ngo nabo basezere. Mubaha inzira aho bahagaraze baze. Ni benshi bari hano. Abakwe bari. Ni murindane, hari n'abandi bahabaza. Abakwe mufate kuri urwo rurabo. Murakoze, ni murumanure. Murakoze, reka dusabe bamuyomba abagorora baze basezere. Abagorora mutanga inzira rwose aho ngaho, mufungura inzira kugira ngo abantu bahagaraze inyuma babone uburyo kuza gusezera. Murakoze cyane, reka dukurikizeho umuryango w'abasita, nibo ba data bukwe nibatambuke. Murindane abasita bose baze. Bose ni baburu. Yego murakoze. Mutanga umwanya, hanyuma itorero rya New Lake batambuke basezere. Umushumba n'abapasiteri bafashe ku rurabo.
Ndebera ndabasigaye. Murakoze, reka dukurikizeho akarere ka Byura ndetse na Gahwera. Akarere ka Byura ndetse na Gahwera. Ndabasigaye nisinga. Hariho mituwari tegana rero. Aho basigaye ndabazinga. Ndebera. Nizibiri. Ubundi ushobora kuba ari ibintu. Reka dukurikizeho mituwarite y'abanyamurenge batambuke Chairman ndetse na bagenzi be bakorana muri biro batambuke hanyuma bafate ku rurabo basezere. Murakoze, reka rero twakira ubuyobozi bwa leta. Murakoze, reka twakire abishwa ba muzehe. Itoro ryarangije. Murumanure buhoro buhoro. Murakoze cyane, turabashimiye kubw'uyu muhango wo gusezera dukoresheje indabo. Mwabikoze neza, murabyubahirije. Itangazo ni rimwe, nuko dusubira guhurira hariya twari turi mu rusengero rwa New Lake kugira ngo tuze gukomerezaho na gahunda yo gusoza. Murakoze, turabashimiye. N'umwana wiwe.